What? Byambaho se? What? Izi nyoni ni hatari. Nimba wifuza guhembwa amafaranga menshi, umwuga wo gutekereza niwo mwuga uhemba amafaranga menshi cyane ku isi kandi kuva isi yaremwa. Kuri liste y'imirimo ihemba amafaranga menshi cyane urasangamo gutekereza cyane no gukora cyane. Reka gushakisha amafaranga amasigamana utatekereje, kuko uzahera mu ruziga rumwe wizengurukaho ushakisha amafaranga asohoka, ubundi inshinga gushakisha ni ukuvuga ko ushaka ikintu uzi cyangwa se wibagiwe cyangwa se wataye. Ni ikintu wari ufite, ese ni miliyoni zingahe uri gushakisha wari ufite wataye? Cyangwa ni nka rwa rushinge George Baneti yateye mu byatsi akajya kurushakisha. Nkikigera muri Canada bwa mbere hari mu kwa 11, hanze hari neje yatangiye kugwa hakonje. N'ubu turi mu kwa 11 ni muri Finland, ariko ibintu byarahindutse, ariko ubundi hagombye kuba hakonje. Story nshaka kubabwira, umujyi nari ntuyemo wari uri hanze ya Montreal ho isaha n'igice, ariko urubyiruko wasangaga ruvuga ruti nta kazi kaboneka, reka tujye gushaka ahantu hari akazi, reka twimuke mu mujyi. Ariko mu by'ukuri akazi kari gahari, nuko iyo umuntu ari gushaka amafaranga ako kanya abahumye amaso, ntatekereza, atekereza ikintu yakora akahita abona amafaranga. Muri icyo gihe benshi bagiye bimuka bajya mu yindi mijyi ikomeye cyane, bajya mu izindi province zikomeye nka za Alberta, hari utuzi twinshi, amafaranga menshi. Hari uwo nzi yohembwaga hafi 6,000, 8,000 ku kwezi. Ubwo urumva ku mwaka ni 100 hafi mu 120, ariko amafaranga ntiwavuga ati yagiye byagenze gute. Impamvu ni ihe? Nuko ubuzima yaragiyemo ari iyindi level. Ubuzima yaragiyemo bwatumaga spending amafaranga menshi, ugasanga ntago yarabyiteguye, ntabizi, ntiyatekereje, akajya gukora. Benshi baragarutse. Abenshi bagiye bagaruka bakongera bagasanga yuko hahandi muri wa mujyi bavuyemo bwa mbere hari utuntu two gukora, hari akazi gahari gatanga amafaranga, ariko yuko bahubutse cyangwa se kubera navuga ubujene bwinshi, iyo ufite imirya ikikurya ko wumva ko byose bishoboka, wirukanka ibintu nk'ibyo ngibyo. Sinabashene gusa kuko n'imiryango hari abagiye bagenda bakagaruka. Icyangombwa hano ndi kuvuga ni gutekereza no gukora. Iyo bifatanyije ukora ibintu by'agahebuzo. Ntago ari ubusa yuko igitabo Think and Grow Rich cyabaye bestseller, kigurishwa na n'ubu kandi gifasha abantu benshi, aba-entrepreneur benshi. Uretse n'aba-entrepreneur, abantu benshi bashaka gutera imbere, bashaka kwikorera, bashaka kugira ibintu creatinga, creativity. Icyo gitabo cyagiye cyabafasha byinshi. Si gusa ibitabo bifasha abantu, ushobora no kuba wifite impano muri wowe, cyangwa se umuntu akagutera morali ugatangira ibintu kandi bigatera imbere. Ariko akenshi gutekereza no gukora nibyo bituma utera imbere, ukagera kushaka kugeraho amafaranga menshi, ubuzima bwiza. Ngarutse ku mpamvu nababwiye yuko
umwuga wo gutekereza ari uhemba amafaranga menshi cyane, nasanze yuko iyo wicaye hamwe, kuko nigeze kukibaza umuntu namwe ngiye ndashaka gukora ibintu ku kibuga, ndashaka icyo gihe ngifite umurya mwinshi cyane, amaraso menshi mu mubiri. Arambwira ati ntabwo intebe yo gukoreraho bita biro yakorewe ubusa. Iyo ntebe yakorewe ko ujyaho ugatekereza, ugakora ibintu, ugakora akazi kagatanga ibintu byinshi cyane inyuma. Kuko urebye n'iki gihemba abantu, nimba ugira abantu inama benshi, ibyo ngibyo ni umwuga wakuviramo guhembwa kandi ukoresheje impano yawe yo kubuza ibintu no kumenya kubisobanura. Abarimu barigisha, abaganga baratekereza mbere yuko bakora operasiyo, perezida afata umwanya wo gutekereza kugira ngo afate icyemezo, afate igitekerezo, avuga ngo nsinye ibi ngibi. Ibaze none iyo adaba afite umukonseye. Iyo yose ni imirimo isaba gutekereza kandi ihemba amafaranga menshi. Umushoramari aratekereza mbere yo gushora imari. Nawe rero uri iki kukidatekereza? Urashaka kugera ku bya mirenge utatekereje? Ntibishoboka. Niyo mpamvu uzasanga abandi batombora za loto, ugasanga yatomboye miliyoni, nyuma y'imyaka mikeya cyane 95% barongera bagasubira muri bwa bukene babagamo, bakongera bakajya gukina za loto. Tekereza ubone gutera imbere. Urundi rugero rundi naguha rwo gukora. Nakoze muri company aho nakoranye n'umukozi wari umaze imyaka 45 muri ako kazi. Ubwo uribaza yatangiye kuri company ahembwa nimba ari 5 cyangwa 7 ku isaha, ubwo yarageze muri 20 nangahe ku isaha. Urumva yuko imyaka yahisemo ni myinshi cyane, arakora cyane. Ikindi kandi aba boss bo muri ibi bihugu niyo bantu bakora bwa mbere, bakora cyane. Agera mbere y'igihe, ambere y'abantu bose, akahava nyuma y'abantu bose, kandi yakoze umunsi wose. Ni kubera icyo bamuhemba amafaranga menshi, kandi hari ibyemezo afata ariko wanje utekereza. Tekereza wongereho gukora, iyo ni intwaro y'ubuzima bwawe bwose. Ibyo ngibyo binagira ngo mbasangize muri iyi video ntoya, nambaye uko ngoko mu bukonje bukabije. Ntugire ngo harashyushye, harakonje, ni ku mugoroba, ni saa 10 yo ku mugoroba ku gatandatu, kandi ni ukubikorana morale, kuko ari message nagira ngo mbereke, mbahe yuko ubutwari bwacu turabufite mu maraso. Ndimo nganira n'umudamu hano twaje kwakira, arambwira ati ubuzima bwe bwahindutse igihe mu buzima bwe ari we wari usigaye arera abana, ari nawe wari usigaye abahahira. Ubwo urumva yuko yari abifitemo muri we, ariko yaratuje, abanye n'umugabo we, babanye neza. Ibintu bihindutse, ibintu bihinduye isura, agomba gukina iyo mikino yombi. Ari umugabo mu rugo, abe n'umugore mu rugo, arera abana. Kuva icyo gihe ubuzima bwe bwarahindutse. Twese dufite ubwo bushobozi muri twebwe, ariko ni iki kibushitura? Ni ihe mbarutso? Ni iki cyatsi kibiriti kugira ngo cyake? Kuko n'ubundi kiba kiri ikibiriti gishobora kwaka, ariko ni iki gituma cyaka? Aho uri hose ku isi ufite ubushobozi bwo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke kandi bube bwiza. Njyewe wakubwiraga ibi ngibi banyita HABINSHUTI Serge. Nizera yuko mu buzima HABINSHUTI dusangira akabisi n'agahiye, kandi izo nshuti yari nziza ziguteza imbere. Nawe shaka inshuti nziza ziguteza imbere, inshuti nziza uteza imbere, maze dutere imbere twese hamwe. Niba wakunze ino video, like, yirayikinge, comment, ugira icyo ubivugaho, share, usharinge. Ibyiza biryoha bisangiwe, nurangiza usubscribing. Rwanda Tube is there for you. Yeah, natwe tujye kwishyushya, arakonje.
mu masaha y'ineza neza